umugabo irari aho rimufatiye ntabwo ibuka ko afite yasize igisabo mu rugo rega. Oya. Ujye n'ugomba kukimenya. Oya. Ahita agera kuri triplegisi nkaho nta cyabaye. Umugabo yari mufatiye ntabwo ko yasize igisabo mu rugo. Oya se. Restaurant ry'abagabo ni nk'ibise by'abagore abyarira wageze. Bamwe iyo bareba umugabo mukuru cyangwa umugore mukuru ashatse umusore batekereza ko batazabasha guhuza ku bijyanye n'imibonano. Oya. Gukira. Imibonano abantu bose bayihurizaho. Mu myaka barimo. Umusaza wisaze Scovi. Uwo musaza kandi uyu mukobwa umenye ko ari yaba yarahuye n'udusore nibyo ndimo mvuga. Imyaka hari ureba iyo twita umusaza rukukuri ariko umugabo w'imyaka 50 kuryamana n'umukobwa w'imyaka 25 30 hari icyuho cyazamo. hanyuma abarongowe bari mu miruho n'abasazi wabo bose bararushe urumva ni ngorane Imana ishimwe cyane. Abapfunzwe bararushe n'ababapfunzwe bararushe abidegembya bararushe. Ingorane aho usanga abakuze barushe n'abakiri bato bose bararushe. Roho isi yose muri rusange ni ndushe. Mwoyo wanje mwoyo reka mvemo jya mu myoyo nahari. kumwoyo 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 kumwoyo. Uvuze yuko wikundira kugura indaya nukubera iki ukunda kugura indaya? Arega indaya ziraryoha nuko mwebwe mutazi nubwo zitwanduza kadutera. Yose ziraryoha ariko urumva zakwanduje imitezi none ubwo urumva atari ikibazo. Ako burya ne yagutera buryo indaya itanga kaya gusumba y'umugore wagwa mu nzu. Yumvira ndagaswera. Maze kugura nk'indaya zingahe? Asha ni nyinshi ziranga nk'ijana. Ese uguze indaya uyijyana iwawe mu rugo mugiwe mujya muri lodge mubigenza gute? Bose aho dushatse tubikoreraho. None se ngiye dusabe ashaka ngo nzamugwe mu mago. Washaka uri umugore wa kabiri? Ubwo nawe ni shwambe. Ranyara umuntu nyara ntago yanduza. Ndoroke. I wonder. Nanjye ubwanjye mbwiyumvaho. Ngiye ntago nakwandura bisida bitewe n'amazi mfite. Giranye ikibazo n'umugabo wawe umuhimishije kumutera umugongo no kumwima. Gukira. Umunsi wa mbere gukozeho ukuboko uragufasha kujugunya hariya. Umunsi wa kabiri gukozeho ukuboko uragufasha kujugunya hariya. Uwa gatatu bibaye ko nguko. Wagiye wivumbagatanyije mbese nta nubwo ushaka ko ikibazo mugikemura. Sheri nagira ngo nkwibutse ko ibyo bintu uri kumwima Anje arabifite, Esther arabifite, Oliva na Claudette nabo barabifite. Erega muri ukunda kuryamana n'abasaza ugira umuze. Niyo mpamvu uzajya ubona abana b'abakobwa iyo ureba ku ndangamuntu yabo ubona umuntu n'uruhinja wari mu maso akabona arashaje n'umuze. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Bara abasaza baryamana n'abakobwa bakiri bato kugira ngo biyuburure. Noneho kuyubya bintu byose bari kwikuramo bituma yiyubura bari kubigushyira mu gacecura imbura.
Chandonyera ndi Noneho ko naherukaga kera bahagarikaga indirimbo iyi ya Gitafu yo barayita kuzihagarika cyane ukuri leta nitubabare nihagarika yamaze kujya mu mitwe y'abanyarwanda benshi barakubita kuri club ariya ni club ni kuri kakandi ndirimberamo twumve man ntabwo nzi ko kare ngo bari aka kantu bahita bagakata rebamo hari umugore arasaka sibyo arasaka arataka kuita kuri kakandi umva reka Gitafu tumureke yewe data we murakoze cyane nanjye nitwa Nyirarukundo Marie Grace ndi umwe mu bagore b'umwoyo miliyoni 7 zisigaye nzafatamo miliyoni 1 njya mu ndanganirwa nyishyuremo indaya wenda nzagura indaya miliyoni 1 kamani mbo miliyoni zisigaye nzaguramo udukingirizo kuko njyewe mu bintu bibaho mu buzima niba mbonye ibihumbi 300 ngomba gufata umwana w'umukobwa nkamugena ibihumbi 200 tukabyoshye nangize nisigaye nkajya kwiguramo indagara sinjya sevinga kirazira shira birarura impamvu ngiye nzova yambwa ati Gitafu niba uri mu bantu basevinga ndagukarabya nkati umuntu muzima naga sevinga Nzova afite arakabaza umugabo yaragiye nanjye umugore wanjye aragiye yasohotse tu ntago mushaka mba ngushaka se ayo utansanga nzagusura Yesu yagaburiye abantu 5,000 arinda apfa akiri imanzi ariko wowe ku biraha by'igihumbi wamuguriye ushaka kumumarana iminsi 3 Kamubwiza ukuri umuntu uri kwicara iwe mu rugo buri mwanya aba ari gutekereza ngo ejo ndakora ibi ngibi muri plaka ajya kumva mu mutwe harimo ngo aragitoza ubwo rero ariyo urumva ujye kubukumva none kakubita kurika ntabwo mubeshya nanjye ari gemba nicaye urumva nicaye mu bajama banjye turi kumwe cyangwa se nkaba nicaye ahantu ndi gutekereza nkavuga ati ejo ariko ni ikiganiro cyangwa se mu kanya ni ikiganiro se biragenda gute ako nkumva rigenda nicaye numva mu bwonko bwanjye ari kuzamo akantu ko kubita kurika abantu bagiye kumva ndateye kubita kurika kubera ko guca fata ikigiriko nanjye fata ikindi njya kureba nyoko yanjye gasubiremo ako kantu harimo ibihangano ngo igihangano cya cibi n'igihangano cyabaye ahubwo nakubonye ikibye ngiye two ntacyo kubyinije kubita kurika ndimba umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita ingimbi ifite ubutumwa wemberwa kuki ubwenge buhangano ni AI nyine nikirimo imbyinisa
ngo umugore arataka. Ibyo ni ibintu wajya kwigisha urubyiruko ko umugore arataka. Si ibyo ari kwigisha. Nta kintu kirimo. Ntacyo kabisa. Umugore arataka. Ibyo ni ibiki koko? Ni iki biriya bintu byakwigisha urubyiruko biriya bigambo ukubita kuri kaka? abakozi menya baryoha wenda kuko abagabo benshi baryamana n'abakozi menya abakozi baryoha menya kiriya cyuya cyabo gifite ikindi kintu cyongera. Ziko na wambaye ishapure ifite aho ihuriye n'imyemerere yawe? Yego. Urugero njyewe Islam na Katolika biraturanye. Ndi kuza hano muri karitsiye numvisha uri kuvuga icyongereza cyinshi, wasubiramo ukavugaho? Nta kivuga ariko. Kivuge. The new passionate for Africa development never again ntibizongera. You will never forget. Igiswahili kindu magwa itamukando inafuda gisudesanya. Uragenda utubwira iyo wumvishe ministeri nka minema mu magambo arambuye mva bisobanura. Ministeri bisobanura mituweli. Umugabo umugabo ni ingenzi mu buzima, ni ingenzi mu buzima kuko njyewe igihe ngezemo nta narabyayeho. Yego. Nzi ko umugabo amera. Yego. Ntabwo nawe mwamufite. Uzi ko umugabo aryoherega? Njyewe ndashaka amenye impamvu narivuze indirimbo yawe nta butumwa burimo kandi abayisirayeli mu bantu. Yego. Indirimbo yawe igamije wayisohoye ushaka iki? None se ikibazo nuko abayisirayeli cyangwa ikibazo nuko nta butumwa ifite? Njye ikibazo ntabwo niba ntibaza ikibazo nuko abayisirayeli mu mitwe y'abantu. Ahubwo nayo yakuzamuye ubundi. Ariko wa mugani ikibazo nuko abayisirayeli cyangwa ikibazo nuko nta butumwa ifite? Muri comment badutabara. Iyo ndirimbo nuko abayisirayeli nta butumwa burimo. Roje n'ibihumbi bine uzazana bibiri nayo nzayo bitwirari. Gendana nawe turarinye. Ese umugore wa. Ese ubushize mwarasomanye rero bugiye kujya munararana. Ufite iminwa iryoshye kuti gasame beshwe. Ufite iminwa iryoshye kuti y'abagore. Bitugiraho ingaruka. Ubundi nyine abantu ba Rusororo ntabwo nibo abantu ba mbere bafite ibikorwa remezo badakonsoma. Bijye biho ko leta iguha ibikorwa remezo ntubikonsoma. Ugasanga dufite stade ntituyikinira. Twaba dufite ayo marimbi ntitwitabire gupfa ngo akajagari mu mujyi. Oya njye yakarambwe nza kumureba nje nza nambaye dukabutura nibwo akora ikiga ariko mabuja hacha nuguri mabuja wazambe barira basuka mu minota 3 gusa 3 tugahurira mu ishuka Mwana we twambaye nka damu ntambaye urira ingunguru. Niba ninde ingunguru niwo Ndobaga ingunguru n'uyu imbeba n'uri yusa ni ingunguru abana ngana nawe ingunguru niwo bana surabana ngana nawe yakurabona umuntu wamukuramo ikariso ese kuyikuramo se afite ibiganza sibyo yayikuriyemo Namaundo yambaye ikariso y'abagore. Sindi kirindi nimba ari singi. Nambaye subuko. Isibo gisaka ko mwana. Ntabwo bisiraho ngani sikiri. Nisikirindi. Nisikirindi abantu nyamavu. Manura nabandi. Hello. Sitirije bifite kakaro.
abagabo mu Rwanda badakunda agakingirizo, mbese abagakoresha ari mbarwa mwarababesheye ngo bakazira urunuka ntabwo bashaka kumva naho. Ariko ntekereza ko impamvu bakazira n'ubundi nta kintu ukoze burya. Gusa hari ubundi bavuga ko ubusambanyi bukorewe icyaha gikorewe mu mubiri mw'imbere ari ubusambanyi, siko bajya bavuga mu mubiri mw'imbere, kandi icyo gihe iyo wambaye puridase ntabwo imibiri ikoranaho. Uvuga ngo umugore abasambanye n'agakingirizo. ariko si ibintu muvuga ngo abasaza ntibatereta. uremera ko uri umusaza? Njye ntabwo nemera ko ndi umusaza. Kandi mbona ufite imisatsi y'imyeru. Yimye se ko mfite imisatsi y'imyeru ivanze n'umukara. Aya niho mutugarira. Uraryambaye. Imisatsi y'imyeru. Uranyita umusaza se ndi so wa so, ndi so wa nyoko, ndi. Hari igihe biba ngombwa bagashaka kwinyabya. Ntabwo bizakunda ibyo kwinyabya. Zakona. Ntabwo byakunda. Kugira ngo uyu munsi simusamura. Nguki? Kiwende tende. Kubita kuri caji, kuri caji. Umugore arataka maze amena. Kubita indirimbo ifite ubutumwa. ngo aragitosa ngo azana amazi wigirira ishyari iyo ndirimbo irimo irabikora igize 500,000 ni ishyari iryo ni ishyari ivuga ku bindi.